amashuri ndi mwana ntabwo wamubonye nako kwasuhuza bisuhuzanya batyo ntamusuhuzanya. Yo urabizi se noneho ese ko tubona Ravi none buri kimwe cyose ari yizeye ko biri kugenda bihinduka gake gake, ko yari yizeye ko Shema abari inshuti magara, ko yizeye ko Shema ari umuntu uraho ngaho bari inshuti bacata bisanzwe, no turi kubona ko bimaze kuba byafata urundi rwego ahubwo Shema akaba yarakunze Ravi byanyabyo. Uratekereza biraza kuba byagendute? Ese urabona noneho kuba Ravi ageze hano mu rugo kwa Shema mu rugo, kandi tukaba turi kubona ko no mu ex wa Shema we yakatiye muri zino minsi nawe ahari, uratekereza bigiye kuba byagendute? Ese urabona atari ibintu bigiye kuba byabera hano? Ese urabona noneho Ravi arataha amahoro? Guys, turabizi ko byanga byakunda Ravi kuba Shema yaramukunze, ibintu bibi bigiye kuba byamubaho ndetse n'ibyiza nabyo bimubeho. Turabizi ko byanga byakunda ntago bino bintu ari amahoro. Ese urabitekereza iki? Muhaye ikaze. Nibura gwagambira wowe wisanze hano kuri icano, turagusaba kugira ngo ube wadutera inkunga ko bakanda kuri buto subscribe maze cyane mu biganiro byose bari gutegurwa umunsi ku munsi kuri film yacu Intimba ya Ravi. Turagusaba kugira ngo watanga ibitekerezo ube watubwira nawe ukuntu buri kwimva kuri film yacu Intimba ya Ravi. Murabizi ko tubakunda, murabizi kandi ko muri abantu bagaciro kuri film yacu Intimba ya Ravi. Kanze rero tuganire tubive imuzi n'imizingo ibya Ravi ndetse na Shema n'iby'umu ex wa Shema, twumve ahantu bizagarukira. Guys, rero murabizi ko Shema muri aka kanya amaze kuba yagaragariza Ravi ko yamaze kuba yamukunda ndetse amukunda cyane, ariko turabizi ko byanga byakunda no rukundo hari ikintu kibi bizazanira Ravi kubera ko yakunze Shema, kandi twaba tuzi ko Shema mu muryango kwa Shema bose bamwanga cyane ndetse banamwanga urunuka. Turabizi ko umuntu turi kubona umwishimiye hano muri uno muryango kwa Shema, tumaze kuba twabona ko ari mama wa Shema, kubera ko acisha make, yumva ko umuntu ari inkundi, yumva ko atasuzugura umuntu kubera ko iwaba ari abakene, kandi uwo muntu afite amaboko yo kuba yakora ndetse anashiramo imbaraga zarizo zose kugira ngo ashakishe uburyo bwari bwo bwose nawe yazikura mu bukene. Ravi turabizi ko ari umukozi wirirwa uhiga agafaranga hariho hose ariko kugira ngo arebe nimba yazava mu bukene. Ese uratekereza ko bizamworohera mu gihe cyose akiri kumwe na Shema? Turi kubona ko byanga byakunda uru rukundo rwabo ruzavamo ibintu byinshi bibi cyane ndetse binateye ubwoba. Turabizi ko uru rukundo rwabo ruzahura n'ibizazane bikomeye cyane, kandi tumaze kuba twabona ko Ravi ndetse na Shema ibyabo turi kubona ko biri kugenda bijya ahantu habi cyane, kubera ko Ravi na Shema kuba Ravi bamubwiye ko bamukunda, tukaba turi kubona ko nta n'ijambo rikakaye avuze ryo kuba wenda yakatira Shema. Turabizi ko yamaze kuba yamwemerera urukundo. Ese kuba mwemerera urukundo sagize neza? Ese kuba agize neza uratekereza na wowe bizamugwa amahoro? Twamaze kuba twabona ko uyu mu ex wa Shema ari umurozi mubi cyane. Twamaze kuba twabona ko yanica kubera akunda Shema. Ese urabona uyu muryango kwa Ravi utekanye mu gihe uyu mu ex wa Shema aza aho batuye, aza aho bataha? Twamaze kuba twabona ko yanakora buri kimwe cyose ariko akabona uburyo yegukana Shema. Ese wowe urabitekereza iki? Guys, wowe wageze hano kuri icano, ntiwibagirwe kugenda utabanje waremba ukanze kuri buto subscribe maze tuyame ibiganiro byose ya filime yacu Intimba y'umutima, kandi wagirwe kuba wanatanga ibitekerezo nimba ushaka kuba twajya inama tukanagira inama Ravi cyangwa se Shema, tukaba twabagira inama y'ikintu bakora nabo kugira ngo birinde ibibazo by'uyu mu ex wa Shema. Turi kubona ko byose byanga byakunda bigiye kuba byaba byarira ibibazo bikomeye cyane, kandi turabizi ko byanga byakunda iyi situation bagiye kuba bajyamo nimbi cyane ndetse irengeje n'urugero. Ese wowe si kuri kubitekereza?
ndagira ngo utange ibitekerezo umbwire nawe ukuntu uri kwiyumva kuri filime yacu Intimba ya Ravi. Rero ntabatindire, murabizi ko dutinda amagambo, murabizi ko ibikorwa byoshira imbere. Twongere duhure ku indi episode ikurikira filime yacu Intimba y'umutima. Turabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kuri channel mwe mwahageze, kandi ngiye mwumva kuri mikoro njye abagezaho kino kiganiro ko nonsenga 20. Twongere duhure ku munsi w'ejo. Ciao ciao.